Keza, urahura amahoro urukundo rukumbi rwanjye. Ni Derrick, umwe wagukunze urukundo ruzira uburyarya, umwe wagukunze urukundo rw'ukuri, umwe wakubonaga ejo hazaza he. Gusa urukundo yagukunze ukarutesha agaciro, ugashimangira neza ko burya kuko wambaye ikirezi atamenya ko cyera. Nanditse ibaruwa ntuje, ariko umutima wanjye ntutuje na gato. Hari amagambo menshi adasanzwe amaze igihe kinini ndwanira mu mutima, amagambo nagerageje kwirengagiza ariko akanga akanyihambiraho. Uyu munsi nibwo nisanze ntakibasha kuyahisha. Nasanze nkwiriye kukwandikira nubwo ntazi neza niba uzigera usoma iyi baruwa. Iyo ntekereje ku izina ryawe Keza, leta rituma nibuka n'isura yawe yuje uburanga buranga ubuhanga bwa gihanga, inseko yawe idasanzwe, amaso yawe yandebaga mu buryo bwatumaga numva ndi umugabo byahamye, n'ijwi ryawe nk'iry'akamarayika byanyemezaga ko abamarayika babaho koko. Ibyo byose nicyo byatumye ntangira kugukunda ntabizi. Uribuka uko byatangiye? Byari bisanzwe kuri wowe, ariko kuri njye byari bidasanzwe namba. Twaganiriye bwa mbere kuri telefone, tuganira ibintu bisanzwe, ariko mu kanya gato byahindutse ibidasanzwe. Uko twaganiraga niko nagendaga numva hari ikintu kiri kumbaho, ikintu ntari narigeze niyumvamo mbere hose. Mu minsi ya mbere twari inshuti zisanzwe, twaganiraga byinshi, tugaseka, tukabwirana ibintu bisanzwe. Ariko uko iminsi yagendaga ishira, ibiganiro byacu nabyo niko byagendaga bihinduka. Hari ijoro rimwe ntazigera nibagirwa. Twaravuganye mpaka kugeza mu rukerera. Iby'amasaha n'igicuku ntitwari tubyitayeho. Twagiye twumva inyoni zitangiye kuririmba. Icyo gihe nibwo nakumenye neza, kuko twaganiriye byinshi birangira unambwiye ibanga ridasanzwe wari warampishe kuva twamenyana. Sinitaga ku mbeho cyangwa amasaha, ijwi ryawe gusa ryari rihagije ngo ritume numva ntekanye. Keza, icyo gihe nibwo natangiye kumenya ko utakiri inshuti yanjye isanzwe. Natangiye kukwifuzamo umukobwa nzita urubavu rwanjye. Natangiye gutekereza ku mwanya ufite mu buzima bwanjye. Natangiye kubona ejo hazaza hanjye nawe urimo. Naragukunze bidasanzwe. Naragukunze mu buryo ntigeze nkunda undi muntu uwo ari we wese. Wari umaze kuba igice cy'ubuzima bwanjye, ubuzima ntatekerezaga kubamo ntagufite. Ibyo nagukoreraga byose nabikoraga n'umutima wanjye wose. Nageragezaga kukwereka ko uri ingenzi kuri njye. Nifuzaga kubimenya ndetse ukabyemera. Ariko uko nagendaga nkwereka urukundo ruzira amakenga, urukundo rw'ukuri nagukundaga, ni nako natangiye kubona ko wowe utabifataga nk'uko njye nabifataga. Mu ntangiriro ibyo kuba utarahaga agaciro ibyo nakoraga byose sinabihaga agaciro cyane. Nibwiraga ko ari ibisanzwe ko umuntu rimwe na rimwe hari igihe aba ari mu mimerere ituma aburira umwanya ibintu bimwe na bimwe, ariko buhoro buhoro hari ibintu byatangiye guhinduka. Uko twaganiraga byatangiye kugabanuka. Mbere basubizaga ubutumwa bwanjye wihuse, tukaganira igihe kirekire, ariko icyo gihe ho watangiye gusubiza ubutumwa bwanjye gake gashoboka. Rimwe na rimwe ukambwira ko ari nubwo naguhaye utabonye, cyangwa se ko wanabubonye ariko ntubusome. Ukarenzaho no kunsuka umunyu mu gisebe. Wanansubiza ukansubiza mu magambo magufi ugira uti ya. Hari igihe naguhamagaraga ntunyitabe. Iyo nakwandikiraga wansubizaga nyuma y'igihe kinini, cyangwa se ntunasubize na gato. Mu ntangiriro narabyihanganiraga, ntibwira nti ari busy, ari mu ishuri, nibisanzwe. Ariko uko byakomezaga, agahinda katangiye kwadukira umutima wanjye. Nari nkiri wa muntu wagukundaga urudashira, ariko wowe wasaga n'uri kugenda ujya kure yanjye buhoro buhoro. Nageragezaga kuguhamagara nkakubura, nageragezaga kukuganiriza nkumva ntubyitayeho. Keza, hari igihe nageze aho nibaza ikibazo cyankomereye cyane, ni ese koko Keza arankunda by'ukuri? Si uko utigeze umbwira ko unkunda, ahubwo ibikorwa byawe byari bitandukanye n'ibyo wambwiraga. Hari ijoro naraye ntekereza cyane. Natekerezaga kuri twebwe twembi, ku byo twanyuzemo no ku byo twari twarasezeranye. Nibajije niba nkiri utekereza mbere yo gusinzira nk'uko wabimbwiraga. Nibajije niba nkiri utekereza guhamagara iyo wishimye cyangwa se ufite agahinda. Igisubizo cy'ibyo bibazo byose cyari gitangiye kwigaragaza, ariko umutima wanjye wanze kucyemera. Narakomeje ndihangana, ndahatiriza, ariko uko iminsi yagendaga ishira natangiye kumva umutima wanjye utagishoboye kwihanganira iyo ntimba. Nari nkiri mu rugamba rw'urukundo, ariko nsa n'uri kururwana njyenyine. Wari ukiri mu buzima bwanjye, ariko wowe ntabwo nari nkiri mu buzima bwawe nk'uko byahoze.
Icyo gihe nibwo natangiye gutekereza ku cyemezo gikomeye. Natekereje ko byaba byiza dufashe umwanya tukaganira, tugafata umwanzuro wo kubihagarika cyangwa se gutandukana nawe burundu. Si uko ntari nkigukunda, oya, naragukundaga, ahubwo nuko nari nkigukunda cyane ku buryo kubabara gutyo buri munsi byari bindemereye kurusha umunezero naterwaga no kumva ko dukundana ku izina gusa. Icyo gihe nibwo natangiye kubona ko ngomba kwizera iby'amaso anyereka kuruta iby'amatwi yanjye yumva. Narakwegereye nkubwira uko niyumva, nakubwiye ko nsa n'uri mu rukundo njyenyine, nakubwiye ko mbabazwa no kubona ntacyo witaho ngo urukundo rwacu rukomeze gukura. Keza, icyo gihe numvaga mfite ubwoba bw'umwanzuro wawe. Natekerezaga ko ushobora kwemera ko byose tubishyiraho akadomo, ariko si ko wabyanzuye. Wambwiye amagambo ntazibagirwa, uti Derrick, ngiye kugerageza kugukunda uko mbishoboye kose, Imana izamfashe mbashe kuguha ibyishimo uko ubishaka. Ayo magambo yarampumurije, ariko ntiwagarukiye aho. Wambwiye ko ugiye guhinduka ndetse ugahindura uko witwara mu rukundo rwacu. Wambwiye ko hari ikintu gikomeye wari umaze igihe kinini cyane warampishe, ko aricyo cyatumaga ugaragaza ko utizeye ko nzakomeza kugukunda nyuma yo kukimbwira. Keza, igihe wambwiraga icyo kintu, umutima wanjye wabaye nk'uhagazeho gato. Nari mfite ubwoba bwinshi ko icyo kintu cyashoboraga gusenya umubano wacu burundu, ariko nanone nari nkigufitiye icyizere cy'uko ibyo wari ugiye kumbwira byashoboraga gusobanura impamvu zose zatumaga buri gihe umbabaza. Wafashe umwanya, uratuza, hanyuma utangira kumbwira. Wambwiye ibanga rikomeye cyane, ibanga wari uzi neza ko nimara kurimenya nshobora kukwanga cyangwa tugatandukana burundu. Keza, sinakandika muri iyi baruwa neza ijambo ku rindi ku byo wambwiye byose, ariko icyo nshobora kuvuga ni uko byari bikomeye kubyumva no kubyakira. Byari ibintu byari gutuma umuntu wese witwikira isura yo kugukunda ariko atagukunda by'ukuri ahita abona impamvu yo kugutera umugongo. Ariko njye sinabikoze. Naguteze amatwi, gerageza kwishyira mu mwanya wawe, ndanakwihanganisha. Birangira ntagusize, ahubwo nkwemera ukuri, ngumana nawe mu rukundo. Kuko kuri njye urukundo rudashingira ku byo umuntu yakoze kera cyangwa ku mateka ye, ahubwo rushingira ku mutima we, umutima wanjye wakunze. Kandi umutima wawe ndetse n'uwanjye byari biri mu rukundo rw'ukuri rutari urw'agahararo. Keza, icyo gihe narushijeho kugukunda kurusha mbere hose kubera ukuntu wambwije ukuri. Numvaga ko noneho ibintu bigiye guhinduka. Numvaga ko ugiye kwisubiraho, ko ugiye kumpa urukundo nari maze igihe kinini cyane ntegereje. Numvaga ko noneho urukundo rwacu rugiye kuba paradizo gusa. Ariko sinari nzi ko ibyo byari intangiriro y'ikindi kibazo kitoroshye kurushaho, cyaje kigamije gusenya burundu umubano wacu. Nyuma y'uko umbwiye ko nkunda, ko ugiye guhinduka, ko ugiye kongera kumpa urukundo nari maze igihe ntegereje, numvise nongeye gusubirana umutima utuje. Nari nizeye ko noneho byose bigiye gusubira ku murongo. Mu minsi ya mbere bagerageje kunyereka ko hari impinduka. Twongeye kuvugana kenshi, ijwi ryawe ryongera kugarura umwimerere nari nsanzwe ndimenyereyeho. Ndabyibuka hari nijoro twongeye kuvugana igihe kirekire cyane, tumera nk'aho dusubiye ku ntangiriro y'urukundo rwacu. Icyo gihe umutima wanjye wongeye kwishima. Naratekereje nti Keza yagarutse mu rukundo, noneho urukundo rwacu rugiye kuba Titanic hano mu Rwanda. Ariko Keza, ibyo byishimo byari nk'igicu gito gihuhwa n'umuyaga, mu kanya nk'ako guhumbya kikaba kirazimiye. Buhoro buhoro ibintu byongeye guhinduka. Si ibintu byahise bigaragara ako kanya, ahubwo byatangiye n'ubundi buhoro buhoro. Amagambo yawe yongeye kuba make. Mbere twavuganaga amasaha menshi, tugaseka, tugatinda kuri telefone tuvugana igihe kirekire. Ariko ko iminsi yagendaga ishira, ibiganiro byacu byatangiye kugabanuka. Byatangiye ari kuganira iminota mike, hanyuma biza kuba gukoresha ubutumwa bugufi, biza kuba gutinda gusubiza ubwo butumwa, birangira bibaye kutavugana burundu. Icyo gihe nibwo natangiye kumva ko hari ikintu ntashoboraga guhindura njyenyine. Naragukundaga, ariko urukundo rwacu rwari ruri kugenda rushira buhoro buhoro mbireba. Rwakenderaga nk'uko urumuri rw'itara rugenda ruzima buhoro buhoro. Mbere twaravuganaga ijoro ryose, ariko byaje guhinduka iminota mike, bihinduka koherezanya ubutumwa, bihinduka gutegereza igisubizo kitazaza, birangira bibaye guceceka burundu. Keza, umunsi wo kunyereka ko mfata 100% waje kugera. Uwo munsi naraguhamagaye, ntiwafata phone. Ndongera ndaguhamagara,
Phone nsanga yavuyeho. Gerageza kukwandikira ubutumwa bugufi ntiwansubiza. Iminsi irashira, indi irataha, ntacyo tuvugana. Njye nari nkigutekereza, ariko mu by'ukuri twari twaraburanye. Si uko twari twaratandukanye tubyumvikanyeho, ahubwo twatandukanye bucece. Umutima wanjye wari ukibaza ibibazo byinshi, ariko igisubizo kimwe cyasubizaga ibyo bibazo byose cyari kimaze kugaragara. Urukundo rwacu rwari mu marembera. Aho ibintu byari bigeze, nta kindi nari nsigaranye uretse kukwereka ukuri nari nagerageje guhisha igihe kirekire. Ukuri guhari ni uko twaburanye. Nta gusezeranaho kwabayeho, nta magambo ya nyuma yo gusezeranaho twabwiranye. Byarangiye bucece. Nagerageje kugushaka inshuro nyinshi, ariko uko nagendaga ndushaho kubigerageza niko nagendaga numva ndushaho kugutakaza. Hari aho nageze nemera ko ntakiri wa wundi washakaga kuvugisha, ko ntakiri uwo wifuzaga kumenya amakuru ye, ko wenda ntakiri n'ukunda. Hari n'igihe ndara ndasinziriye nibaza aho wagiye, impamvu wagiye, niba ari icyo nakoze cyatumye uhitamo kugenda gutyo. Ariko ko iminsi yagendaga ishira, naje kumenya ko hari n'abantu baza mu buzima bwacu bakabusigamo ibibazo, ariko ntibasige ibisobanuro n'ibisubizo byabwo. Sinanditse iyi baruwa ngo ngarure mu rukundo rwanjye nawe. Sinyanditse ngo nkwibutse ibyo twanyuzemo byose, ahubwo nyanditse kugira ngo nkubwire ko nagukundaga by'ukuri nta buryarya. Kandi n'ubu umpora mu bitekerezo, gerageza kubyirengagiza bikanga, gusa ngashingiriza ubuzima bugakomeza. Mbere yo gusoza iyi baruwa, hari ikibazo kimwe gusa nshaka kukubaza. Keza, ese ubu koko kuba tutakivugana nibyo byaguhaye amahoro? Niba ariho ufite amahoro, niba koko uri mu buzima bugutera gutuza, bugutera kwishima, bugutera kumva uraho ukwiriye kuba kandi uri kumwe n'uwo mukwiranye, ntacyo nabihinduraho. Kuko iteka nahoze nkubwira ko kukubona wishimye aribyo nanjye bishimisha, niyo byansaba gutamba ibyishimo byanjye. Nkwifurije gukomeza kuba amahoro, nkwifurije ibyiza byose bishoboka mu buzima bwawe, nkwifurije kugera ku nzozi zawe zose, nkwifurije kuzabona umuntu uzagukunda, akakubaha, akaguha ibyishimo wifuza. Kuko nubwo ibyanjye nawe byarangiye, sinigeze nkwifuriza nabi na rimwe. Na n'ubu ndacyemeza umutima wanjye ko wowe Keza, urukundo rwanjye, ukwiriye ibyiza byose. Uzahirwe n'urukundo, nanjye nzagerageza gukomeza kubaho ubuzima utarimo. Nubwo iteka nzahora ngukunda kandi nkakuzirikana. Urabizi ko kugusezeraho bingora, gusa muri uyu mwanya ho bibaye ngombwa. Kubabaza sinabishobora ndetse sinanabirota. Gusa icyo ngusaba ni kimwe: ntuzagire undi musore ukora nk'ibyo wankoreye. Urabeho Keza, wari uwanjye. Ibihe n'amagi beka kuntwara. Yari Derrick, umwe wigeze kwitwa urukundo rwawe, umwe wigeze kwita umwami wawe, umwe wigeze kubona nk'udasanzwe, gusa ukamufata nk'abandi bose. Bye. Uzahirwe mu rukundo.